nyine gupfumura ryaduka rya wa mugabo uri kumva nuko nta kintu nsanzemo ngezemo ndamwara nsanzemo utugati dutatu gusa natwo nitwakeke ntabwo ari amandazi ni keke ahubwo keke izo batarya akira sibyo noneho nanjye ubwo ngubwo nanjye ndarya tuhese sinjye reka mwana wa mugabo aryaga amandazi garyoshye umva mwana n'ubwira ushaka aryoshye nari nagiye ndavuga ati nshobora kugenda nabibaka igenda nci inyuma ndagikebera hari aho cyari kiri kiryamye nyine ubu kirajyamo gisange mbe nagira ko wavuye mu ishuri ariko ndavuga mu ishuri wavuye mu ubwenge uzi ubwenge nakoreshe buriya uri ikigoryi buriya abantu bavuye ari ibigoryi nta n'ubwenge bafite noneho ndagutuma suragenda urazana rugurube nyine nako ruriya nako bari ruryana cyangwa hari uri gutera umugono nka yangura ibiguri 35 no mbaiti undi kwirori naje ntabwo nari nduheruka imyaka zirasize nini bire bivuze ndarori yo patasha boka kujana ibyo se biri patasha Andi kienye Nuko rinda zoga ku. Ariko sesha. Namandazi muzoma ryara ifongize ngo ndi kubareba. Abubus nasone amandazi. Nizima. Kuvuza mbone ngo rindazi uruko. Yo ni keke ukari keke. Ukubona Bovu ndabona amandazi kwetu. Amandazi dore ibyo birakurebe. Icyambere ntaganje. Kandi abantu benjije nabandi gutandukanye ibintu. Keke nasoni. Kubyajes ne uramujama mwe muri yara ifomu kurya keke. None uramujama yari afite amandazi yari yibye 5. Niba 5 nambizi. Niba 5 mu wa mbere nacyo wabatandukanye. Bagira akakubye. Niba 5 nambizi. Yataye rimwe nanje nirwa. Ese mwana nubundi Acha aho ndemenda gashe burya nebyo byawe reka uvuga ko nkunirindazi ni mujye nuko Hasoni Uguru kumati inshi ariko sha watuma nawe tugenda tajyaye urumva Niyo tugende kumwana nawe utazatera ku nawe byunkoreye nari ubwo nyanga ngatugende tuje kureba icyo cyake kiva umuntu yakujiba ako se mwana wajure ko we asha Nuse mwana kuri gweke nyamenyo uziko nyangura umuryo wa satani tuje kureba Thomas tuje kureba Thomas onda nyine tuje kureba Thomas tuje kureba mani ari je yaba ari no kutubyo mwana Uba turasanga ni baruriyo Rukundaga guhena ubururiyo uriyo bagereye Amanda Uretse kundi gona ni gufuri iriho buraruri burasi ruriyo ko bararuri bose mara ubutuki Rwa gihenye wajya nikiyonshirwa kandi ubu kiri kutwumva none ubu kiraryana ubari kurya yewe none nimbugiye ngo wicomoke ntabwo ndamutegereza umva dufitanye gahunda mani kanyanjirane nanirwa negeye ikintu baye bugenje umva je giye kumutegereza ntabwo nagenda natamutegereza Thomas sha karame mbese mwa urumbo
mwana byihorere. uzigena gutegerereje mwa bite rwose mu iki gihe wari uryamye igihe nari ndyamye suri kumbaza rwose hahandi uvuye kwiba amandazi baragukubise nako ni keke akubitwe n'inkuba wanjije sha keke zawe uzapfa kunavuze mwambuzi wari uri kundeba wari urihe ariko nana kubonye uzifite no mu gashashi habona ishano wa kigori rwose iki gihe wari uryamye nari ndyamye ariko birakureba umva mwese ibi nibyo njya ahubwo ariko se igenda guhamagariye nagize ngo uri muri ya none unasimwa ugumya ngo boro uruntu rw'urugabano rwo kwirwa ruriba ako se mani ntabwo uzi ko ari ibyo ntunze ahubwo waje ufite uruda runini wajyana urema abana kandi utuzwe no kwibaguza ego simana uko ntuduki ngo tuze ariko cyangwa ari uwamaho umuntu nimba avuye kwiba nose watwibye hehe shaka mwana wima ibyo nkoreye mu kanya ndabibonye shaka ukoreye iki bwana we none ubundi kutaba wamamagaye shaka wamaho mwa ahabwa ivu wakigorye satani akaza akakubwira ati asiko simba wakingura ibi